Nk'uko rero muri kwibona aha turi mu karere ka Ruhango, umurenge wa Ruhango, ahakunze kwitwa Kibingo cyangwa se kwa Yezu Nyirimpuhwe, uko abenshi bakunze kuhamenya cyangwa se hazwi. Hakaba haberaga rero igikorwa kiba ku cyumweru cya mbere cy'ukwezi cyangwa se mu cyumweru ngaruka kwezi, cyabagamo amasengesho atandukanye mu idini Katolike. Hakaba haberaga amasengesho adasanzwe yahuzaga imbaga y'abantu, wagereranya mu kigero cy'abantu ibihumbi nka 40 cyangwa se 50. Urumva babaga ari abantu benshi cyane. Uti byagenze bite rero? Ni uko ahantu haberaga isengesho ritacyongeye kuba, bitewe ku mpamvu tuza kubabwira hasi. Impamvu turutse ku itangazo rya RGB, niryo tangazo yabashije kutugezaho cyangwa se bashije gushyira hanze, yuko isengesho ryahaberaga mu cyumweru cya mbere cy'ukwezi ritazongera kuba. Ntabwo rifunzwe burundu iryo sengesho cyangwa se ngo kiliziya irafunze, oya, ahubwo bavuze ko ari ukuba babisubitse cyangwa se bihagaze kugeza igihe bazongera gusohora irindi tangazo, niba byemewe gukomeza amasengesho cyangwa se niba bihagaze burundu. Rero bavuga ko hari ibyo bakigaho, bagisuzuma kugira ngo babashe gukomeza cyangwa se rigasubikwa. Rero ku mpamvu yatumye risubikwa cyangwa se iryo sengesho rihagarara, mu itangazo bavuga ko hari ikibazo cyabaye, hari accident yabaye ubwo isengesho riheruka kuba. Ubu ni ukuvuga ngo ni mu cyambere cy'ukwezi kwa gatanu, ubwo ryabaga hari accident yabaye, abantu benshi barahakomerekera. Kuko ugereranije abantu baba bahari, baba ari abantu benshi pe, benshi, kandi ibinyabiziga ari byinshi, mbega ari abantu n'ibintu ari byinshi cyane ku buryo utabasha gukontorora ngo cyangwa se ngo babimanaging. Ubona ko ari akajagari. Akaba ariyo mpamvu bavuze ko bagiye kubisubika cyangwa se ribaye risubitswe, tukazamenyeshwa ikindi gihe rikongera rigakora. Rero ubwo abantu baturukaga hirya no hino, hazaga abantu benshi cyane. Mu rwego rw'igihugu cyacu cy'u Rwanda hazaga abantu benshi baturutse mu ntara nyinshi zigiye zitandukanye, ndetse no hanze y'igihugu bazaga. Hari abakongomani bazaga, ubwanjye hari benshi cyane nzi kandi nabonaga. Hari abarundi, abagande se, abatanzania, abanyakenya, hazaga abantu bagiye batandukanye kandi benshi. Ubwo rero iryo tangazo barishyize hanze kugira ngo hatazagira abantu bazaza bakagwa mu makosa cyangwa se bakagwa mu bihano, kandi barabishyize ahagaragara. Mu Ruhango rero haberaga ibintu byinshi cyane muri iryo sengesho, harimo ibitangaza byahakorerwaga, impumyi zigahumuka, abafite ibibazo, uburwayi runaka se hakiriraga abantu benshi, ndetse n'ubuhamya bwa benshi babutangaga. Ako bajyagayo barabizi, hakiriraga abantu benshi, haba ku mitima cyangwa se ku mibiri. Ubwo rero abantu bajyagayo bamenye ko ribaye rihagaze, ritagikora. Ubwo ubutaha tuzamenyeshwa, tuzakomeza dutegereze ikindi gihe bazongera bakarifungurira. Iri tangazo rero ryandikiwe umuyobozi wa diyoseze ya Kabgayi. Muzi ko akarere ka Ruhango mu idini Katolike, diyoseze yabo iri Kabgayi, bandikiye Balthazar Nyakubahwa Dr. Ndumva ari we umuyobozi uhagarariye abakatolike muri diyoseze ya Kabgayi. Rishyirwaho umukono, babimenyesha ubuyobozi bw'akarere ka Ruhango. Ndumva ayo matangazo aricyo kintu kiri kuvugwa mu makuru yose atandukanye, nuko iryo sengesho ritakibaye. Ibi bije nyuma yaho hafungiwe insengero zitujuje ibisabwa nyinshi zigiye zitandukanye. Turabizi hari Grace Room nayo yafunzwe, yo yaranahagazwe burundu, bayikuyeho burundu, ntabwo izongera gukorera mu butaka bw'u Rwanda. Hakaba n'izindi nsengero zimwe na zimwe zitujuje ibisabwa. Hariya rero ibisabwa bari babifite, ariko kubera icyo kibazo cy'akajagari k'abantu benshi batabasha kumanaginga, cyangwa se ni itangazo rivuga yuko kubera ubwinshi bw'abantu, accident hashobora kuba ikibazo kimwe bigahitana abandi benshi bagiye batandukanye. Ngayo nguko rero uko byagenze, twagira ngo tubamenyeshe ku kantu. Aha turi naberekaga ni mu Ruhango,
ahaberaga iryo sengesho, hatazagira bitwaza ngo rirafunzwe. Ndabizi ko hari abantu benshi bavuga ngo rirahagaze burundu, rirahagaze. Ntabwo bafunze kiliziya, nta nubwo isengesho barifunze burundu, ahubwo itangazo rivuga ko babaye barihagaritse rikazongera gukora nyuma tukazabimenyeshwa. Rero murakoze cyane kandi mukomeze mugubwe neza.